Murakoze tubaye ikaze mwese aho muherereye ku isi mu mpande enye z'u Rwanda mu mpande enye z'isi. Ikaze muri Kristo Yesu, ikaze mu mwami wacu Yesu. Abakunzi baca no ya Gushima TV tubahaye ikaze. Ushobora kuba ari umaze iminsi wibaza ngo Esther yagiye he, Esther wanjye ari he? Esther ndagira ngo nkubwire ko yagarutse. Esther arahari. Esther araje kugira ngo mujye mubana muganirire ijambo ry'Imana, musenge, hanyuma mwumve icyo Umwuka Wera abwira amatorero. Suhuje abamama, suhuje abapapa, suhuje abasore, suhuje abakobwa, suhuje na ba bakecuru bajya bankurikirana bagaca mu gikari bakampa ka message bakambwira ko bankumbuye kuri chaîne ya Gushima TV. Imana ibahe umugisha. Hari abakunzi ba chaîne ya Gushima TV bagiye bansaba bambwira ko bankumbuye, ndagira ngo mbahobere mu izina rya Yesu kandi mbahobere guhoberana kwera. Dawidi yavuze muri Zaburi ya 35 aravuga ngo nzagushimira mu iteraniro ry'abantu benshi, nzagushimira mu iteraniro ryo mu ruhame. Hanyuma gushima ntabwo ari uko umuntu aba afite ibintu bisagutse, ntabwo ari uko umuntu aba ari mu bihe by'ibitwenge, ntabwo ari uko umuntu ibye biba byuzuye, kuko umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo naho amashyo yashirira mu biraro, inzabibu ntizera imbuto, nta kizabuza Uwiteka Imana yanjye kumwizera. Dawidi yavuze muri Zaburi ya 12 aravuga ngo mbese imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Ese wabuze urubyaro wareka gusenga ukivumbura? Oya. Ese wagize intambara z'umurimo wareka kuwukora, wareka kuwukomeza? Aravuga ngo oya. Aravuga ngo uyu nguyu yakwizera. Ndagira ngo rero mwegere hino dusenge, nitumara gusenga tuganire ku ijambo ry'Imana. Ndi Esther Ikirezi. Murabona ko nje ndi mushya, mbega nje mu yandi mavuta mashya, nje mu mwambaro mushya, nje mu ishusho nshya. Imana ishimwe, mbashimiye uko munyakiriye. Ntiwibagirwe gukora subscribe niba utarayikora, kandi niba warayikoze Imana iguhe umugisha mwinshi. Ntiwibagirwe kuduha comment, ntiwibagirwe gukora share, gusangiza abagenzi bawe ubutumwa bwiza bw'umwami. Yohana ahanura mu byahishuwe yabonye abamarayika batatu bavuza impanda, bavuga ijwi rirenga, bafite ubutumwa busoza isi. Turi mu ijwi rero rirenga rya marayika wa gatatu w'ubutumwa buheruka isi. Niyo mpamvu nkurarikira gukora share, niyo mpamvu nkurarikira kutugaragariza amarangamutima yawe y'uburyo gusenga byakubatse, ijambo ryakubatse. Imana iguha umugisha. Nshuhuje abantu bari mu bihugu by'ubukonje, nshuhuje abantu bari mu bihugu bya Afrika, ntagombye kuvuga amazina, ndabashuhuje. Nshuhuje abantu bankunda, nshuhuje n'abandi bantu nyine biyumvamo ko batankunda. Abo bantu nabo ntibashobora kubura mu buzima. Nidukomeza kuganira nzababwira abantu batatu udashobora kubura mu buzima kandi ari ingenzi mu buzima. Abo bantu ugomba guhura nabo kuko abo bantu ni ingenzi. Imana ibahe umugisha. Reka dusenga Imana. Uri Imana data wa twese mwiza, uri bendera ry'abera, uri isambi itarumba, abakwizeye bose ntibazakorwa n'isoni. Uracyakora, uracyazura, uracyarema ibitariho bikabaho, uracyahetamura abahetamye, uracyakiza indwara, uracyahoza amarira. Uko wari uri kera na n'uyu munsi ni kuri. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Yohana yanditse aravuga ngo uri Alufa ukaba na Omega. Yavuze ngo uri itangiriro ukaba n'iherezo. Nanjye ndavuze ngo uri isambi itarumba, uri igiti cy'inganzamarumbo, uri ubwugamo bw'umugaru. Ni wowe utajya utetereza abakwiringiye. Ntujya utetereza ababyeyi bakwiringiye, ntujya utetereza abasore bakwiringiye, ntujya utetereza abagabo bakwiringiye, ntabwo ujya utetereza abantu bakwizeye. Izina ryawe nirishimwe. Dawidi yaravuze muri Zaburi 25 aravuga ngo abantu bakwiringiye, aleluya, ngo bameze nk'umusozi Siyoni, ngo
nturashika kunyeganyezwa ngo ahubwo uhora uhamye iteka. Aravuga ngo nkuko imisozi gose Yerusalemu ngo ni kuwiteka gose abantu be ngo uhereye none ukageza iteka ryose. Ndagushimira ko gose abantu turi kumwe, ugose bene data tugiye gutangirana iki kiganiro, urabagose mu mfuruka enye z'isi, mu mfuruka enye z'igihugu cyacu, mu mfuruka enye za Afrika. Abo bantu urabagose, abantu bumva ururimi mvuga, abo bantu urabagose. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishirwe hejuru. Ndasenze ngo umwuka wera abagenderere, mwuka wera abazeho, mwuka wera abaganze, mwuka wera abatwikire, mwuka wera abasobanurire, mwuka wera ababera umusemuzi. Kuko umuririmbyi yavuze ngo umwuka wera ngo akora imirimo ikomeye, niwe wemeza abantu. Aravuga ngo tugira ubwoba iyo tutakimwumva, ngo twibaza icyo twakora. Aduha inama, aravuga ngo dushake uwo mwuka wera. Ni Yesu wamutugeneye, ni Yesu wamuturaze. Kandi Yesaya yavuze ngo yemwe abarokotse ibyago bya Egiputa, ubwo ni abarokotse ubusambanyi, abarokotse ubusinzi, abarokotse ibiyobyabwenge, abarokotse imibabaro, abarokotse intambara barwanye nazo muri ubu buzima. Aravuga ngo bona kuye Egiputa, Ethiopia ni seba nkatanga ku bwanyu. Aravuga ngo imvi zanyu zizarinda ziburuyenzi akibahetse. Dushimiye Imana ko iduhetse ku manywa ikaduhekana nijoro. Dushimiye Imana ko itaraturambirwa, dushimiye Imana ko itaratwinuba, dushimiye Imana ko itaradusiga, dushimiye Imana ko itaradutererana mu makuba yacu. Pawulo yavuze ngo dukubitwa hasi ngo ariko ntidupfa. Aravuga ngo ndetse badufata nk'abatariho ariko turiho. Aravuga ngo badufata nk'abagiye gupfa ariko turi bazima, badufata nk'abakene nyamara dutungishije benshi. Imana ishimwe. Ndasengera umuntu nteze amatwi ngo gusenga kwanjye kumubohora ngo y'umwanzi yamuboshe, nizatuma gatanesha ibyaha akabigumamo akagerageza kubivamo ariko bikanga. Ndasenze ngo gusenga kwanjye kumanura imbaraga z'umwuka wera zimubohora izo ngoyi, abashe gutsinda izo ngoyi, abashe gukurwa ku migozi y'ibyo byaha byamunaniye. Ni umuntu wari ucitse intege abuze ibyiringiro, ndasenze ngo umusubizemo ibyiringiro, kuko ijambo ryavuze ngo ni wowe uha intege abarambiwe kandi utibashije umwongera intege mu bugingo. Niko Yesaya yavuze. Aravuga ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe, bazacogora, ngo ariko abantu bategereje Uwiteka bazasubizwa intege nshya mu bugingo. Nsabiye umugisha abagabo n'abagore banteze amatwi, abasore n'inkumi, itorero rigari riri ku isi aho ntabasha gukandagiza ikirenge, uyu mwanya rinkurikiye ngo rihabwe umugisha, kuko abajyana n'abandi kubatabara bazaraganwa, bazahabwa umugisha n'Imana, bazahabwa umugisha n'umwami wacu. Urakoze kuri kumwe natwe kandi ukaba mu ruhande rwacu, ni mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Ushobora kwibaza ngo mbese Esther none hasigaye asengera he? Ndi guteranira muri Women Foundation Ministries, muri aho mu itorero rishumbwe n'umushumba Minyoni Kabera cyangwa Minyoni Alice. Imana ibaha umugisha. Hanyuma nje kuganira ku kiganiro kivuga ngo ni gute nashima. Ese gushima Imana ese bifite igihe? Hari igihe umuntu ashobora gushima n'igihe umuntu adashobora gushima. Ese birashoboka ko wumva washima ariko ukumva ufite ubwoba? Hari ibintu Imana yagukoreye wumva wafata ibitabo, wumva wafata amajenda, wumva wafata ikaramu ukabyandika ugashima, ariko guhagarara mu iteraniro ry'abantu wumva ufite ubwoba bwo guhamya iyo mirimo Imana yagukoreye. Nkuzaniye inkuru zigutinyura kugira ngo ubashe kumenya password, ubashe kumenya ibanga riri mu gushima. Aleluya. Ubashe kumenya ibanga riri mu gushima umwami, ubashe kumenya ibanga riri mu gushima uri mu makuba, ubashe kumenya ibanga riri mu gushima ibyo utari wabona. Mbese umunyarwanda yaravuze ngo urakoze ya wa mwana yamaze amacunga yo kwa padiri. Umwana ngo yagiye kwa padiri asanga amacunga areze, padiri amucira icunga ararimuhereza. Amaze kurimuhereza ngo umwana aramubwira ngo padi ngo urakoze.
padiri bimukora ku mutima, arongera mucira irya kabiri, umwana arongera ati padi urakoze. Padiri arongera akorwa ku mutima, amucira irya gatatu, hanyuma urakoze y'umwana ngo yamaze amacunga yo kwa padiri. Ese wari uzi ko urakoze yawe ishobora gutuma Imana ikugabira itiganda, ikakugabira izindutse, ikakugabira ituzi induru ziri ku muryango, abantu batatekerezaga yuko yabikora? Ndabaha urugero rw'umuntu witwa Dawidi, ni ijambo turi busome. Umaze igihe wibaza, umaze imyaka muri korari, umaze imyaka usenga, kandi ubona amasengesho usenga vrema ntabwo ibintu bihinduka. Umuntu yarambwiye ngo ko amaze imyaka irenga 10 mu gakiza, mu nzu y'Imana ariyiriza asenga ubutayu, ngo ariko abona ubuzima bwe budahinduka. Ndagira ngo nkurangire umuti w'ikibazo ufite. Gushima abantu benshi barasenga, abantu benshi babana n'Imana, abantu benshi Imana yarabahamagaye, yabagabiye umurimo mwiza, ariko ntibazi urufunguzo rwatuma basengera ibyabo. Nje kukubwira urufunguzo rwatuma winjira mu masezerano, rwatuma uhabwa ibyawe, rwatuma Imana inyurwa n'ibyo n'akantu gatoya ukoze. Urakoze yonyine. Urakoze Mana ko mbyutse, urakoze Mana ko wandinze mu rugendo, urakoze kundindiye muri ibi bihugu bikonje, urakoze Mana ko wandindiye mu burwayi. Biriho byinshi, ni kwa ambassadors yaririmbye, biriho byinshi, biracyariho byatuma dushima Imana. Iriya korari nabyutse nyibazaho mu gitondo, bazi kuririmba cyane, Imana ibaho umugisha. Baravuze ngo umuntu umwe yarandebye aratangara, ngo mubwiye ko ngiye gushimira Imana, ngo nyuma yaho mpura n'ibigeragezo. Hari umuntu unkurikiye waretse gushima, kuko azi ko iyo ashimye ko Imana yamuhaye akazi bahita bakamwirukanaho, iyo ashimye ko Imana yamuhaye promotion ahita agira ibibazo mu kazi, iyo ashimye Imana ko ari gucuruza bigakunda, muri iyo minsi abura abakiriya. Oya, wicogora. Umuririmbyi yavuze ngo ntimucogore gusenga kugeza igihe Yesu azazira, ntimucogore. Ndashaka kukubwira rero password yo gushima ntabwo gushima bituruka ko intambara uri kurwana nazo zarangiye. Gushima Imana ntabwo bisobanuye ko ubukene umazemo iminsi wabuvuyemo. N'igihe uri mu bukene ukwiye gushima, kuko hari abantu bifuje gukena ngo babeho ariko ntibyakunda. Uyu munsi bari ahantu hacecekerwa. So ndakwifuriza kumenya iryo banga ryo gushima. Gushima ntabwo bisaba ko uburwayi umazeho igihe urwaye wabukize. N'igihe urwaye ukwiye gushima, kubera ko hari abantu bapfuye batarwaye, ariko urarwaye Imana irakurinze. Gushima ntabwo bisaba ko tuba dufite inka zikamwa, dufite ibigega byuzuye. Oya, n'igihe utagize icyo ufite ugomba kuza gushima. Gushima rero ubundi ni umuco w'abakristo, kandi harimo ibanga rikomeye. Niyo mpamvu Satani akunda kurwanya uyu muco wo gushima, kuko azi neza ko urimo ibintu bikomeye. Ni Zaburi ya 35 umurongo wa 18 haravuze ngo nzagushimira mu iteraniro ryinshi, nzaguhimbariza mu bantu benshi. Urumva harimo gushima, harimo no guhimbaza. Ushobora guhita unsubiza ngo ko ntajwi ngira ryo guhimbaza. Jya uririmba ijwi waramukanye, Imana izisobanurira, kubera ko ni Imana yumva Ikinyarwanda, ni Imana yumva Icyongereza, ni Imana yumva Igifaransa n'izindi ndimi tutazi zibera aho uherereye, muvugiraho utuye. Imana ibasha kuzumva, kuko Imana ibera hose icyarimwe. Dawidi avuga kuri ino Zaburi ku murongo wa 15 yaravuze ngo ariko ncumbagiye barishima baraterana. Urumva yaravuze urugendo rw'intambara yagize, kuko ku murongo wa mbere w'ibice 35 hari isengesho yasenze. Aravuga ngo Uwiteka aburana n'abantu bamburanya, rwana n'abandwanya, enda ingabo nto n'inini, uhagurukire kuntabara, kandi ushingure icumu mu ntagara, wimira ibintu abangenza, ubwira umutima wanjye uti nige gakiza kawe. Ageze kana aravuga ngo abantu bashaka ubugingo bwanjye bamware, bagire igisuzuguriro, abajya bajya inama yo kungirira nabi basubizwe inyuma, baterwa ipfunwe, babe nk'umurama utumurwa n'umuyaga, kandi marayika w'Uwiteka Imana bagenze inzira yabo babana ubunyerere. Biragaragara kuri sengesho Dawidi yarisenze afite ibintu ahanganye nabyo. Wenda nawe hari ibintu uhanganye nabyo muri iyi minsi, ntenda kurondora mu mazina, ariko uzi uri gucamo. Ariko Yobu yavuze ngo
haracyariho ibyiringiro mw'abantu mwe yuko igiti gitemwe cyongera kigashibuka kikera imbuto nk'iza mbere kikagira n'ibibabi nk'ibya mbere. Hanyuma hari ibintu bitatu cyangwa bine nshaka kukubwira, niba utakibifite usubire mu masengesho bisabe Mwuka Wera kuko Satani yakunyaze ikintu gikomeye. Icya mbere ni ugushima. Niba uzi kujya ujya imbere y'Imana gusenga, uri imbere y'igitanda cyawe, uri ku musozi runaka, ugatangira ukabwira Imana ibibazo, uwo muco si mwiza. Jya ubanza uyishime, uyibwire uti ndagushima ko twagendanye, ndagushima ko wabanye nanjye, ndagushima ko wandeze ukankuza, ndagushima ko wanyubakiye, ndagushima ko wandwaniriye, ndagushima ko wampaye kubyara, ndagushima ko nubwo ntarabyara uzampa urubyaro. Jya ubanza uyihavanse, uyishime, bihereza Imana imbaraga, igahita ibona ko uyifitiye icyizere, ikavuga ngo runaka nubwo ari umushomeri ariko aranshima ko murindiye mu bushomeri, runaka nubwo afite akazi kadahaza ibyifuzo bye ariko nako namuhaye aranshima. Numara gutsinda ukabasha gushima, uzaba uri musatira umuryango w'iby'Imana yavuze, uzaba uri musatira umuryango w'ibyasezeranijwe. Icya kabiri ni ukugumana ibyiringiro. Ibyiringiro bikaba muri wowe, kuko gutunga ibyiringiro muri wowe bitera Imana kukugota, niko Zaburi 125 yavuze. Icya gatatu kizagufasha kwinjira mu rufunguzo ruguhesha ibyawe ni ukwihangana. Yakobo ndamukunda, ni umuvandimwe wa Yesu, bavukana kuri nyina Mariya, ngo burya ntiyemeraga Yesu, ntiyamwumvaga, ntiyamukundaga, ibyo ntiyabyemeraga. Dufite abantu batatwemera, ariko abo bantu ntago babuza umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Ntibabuza Imana kudukoresha icyo yagambiriye kudukoresha, ntibabuza Imana kutugira icyo yagambiriye kutugira cyo. Nubwo Yakobo atamwemeraga, ariko Yesu yazuraga abapfuye, yahumuraga impumyi, yagaburiraga abantu imigati n'amafi, yaruhuraga abarushye, yakoraga ibitangaza bitandukanye, yabwirizaga abantu ubutumwa bakabohoka. Hanyuma ngo amaze kubambwa, apfuye, azutse, ngo Yakobo amwitegereje abona nubwo ari umuvandimwe Yesu, ari umuvandimwe we, azukanye ubwiza buruta ubwa mbere. Hanyuma ngo ahita ahishurirwa ikintu cyitwa kwihangana. Yakobo aravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibintu bimugerageza, namara kwemerwa azambikwa ikamba ryiza ry'ubugingo. Umunyarwanda yaravuze ngo uwihanganye amira ibinoze, kandi uwihanganye akamishashi. Hanyuma Salomo yaravuze ngo kwitonda ukarindira byemeza umutware. Ndakwifuriza gufata izo ngingo eshatu mvuze, hanyuma zikakubera urufunguzo rukwinjiza mu masezerano. Mbasabiye umugisha w'Imana aho muri, ndabifuriza gukomera muri Kristo. Ibisitaza ntibizabura kuza, ariko hazabona ishyano ubizana. Sinzi ibyo uri guhura nabyo, ariko nkuzaniye inkuru kubwira ngo komera, kuza k'Umwami wacu kuracyari bugufi. Imana iguha umugisha. Ndagira ngo dusoza dusengane. Ufite ibyifuzo runaka waranditse muri agenda, wandikiye Imana, umaze iminsi ubisengera, ubona nta nzira, ubona uri mu buzima bw'icuraburindi, ubona mbega imbaraga zo kwizera zigushizemo, ubona ibyiringiro bigushizemo. Ndagira ngo aho uri ntushobora gupfukama, dusenge. Niba utwaye imodoka dusenge, niba uri mu ndege dusenge, aho uri hose dusengane, kuko umuririmbyi yavuze ngo kandi ntitwibagirwe wa 62 yuko ahantu hose tujya gusenga kwacu mw'abantu mwe kugera ku Mana Data. Ubushize narababwiye ngo gusenga ni ikinyabiziga ntakumirwa. Gusenga ntibitega indege ngo wenda birajya gusaba visa babyime visa. Gusenga ni ikinyabiziga ntakumirwa, kandi ahantu uzumva udashoboye kugera uzahatuma isengesho, aho uzumva utashoboye gukomanga uzatuma isengesho rizagukomangira. Tuzagenda tuvuga ku masengesho, tuzagenda tugaruka kwihishurirwa ryo gushima, ryo kubana n'Imana dushima. Imana ibaha umugisha mwinshi, Imana ibagirire neza. Iyo umuntu ari mu buzima bushima, ntabwo uburibwe bw'ibimugerageza ajya bwumva, kuko Stefano bamuteye amabuye, hanyuma ngo ahishurirwa ijuru, abona iyajya ni heza kuruta iyavuye. Arangije arashima, amaze gushima aranababarira. Iyo umuntu yuzuye ubuzima bwo gushima, abasha no kugira imbaraga zo kubabarira abantu bamuhemukiye, bititaye ko baje kumusaba imbabazi. Kandi Yesu yaravuze ngo hahirwa abanyambabazi kuko bazazigirirwa. Wa muntu numubabarira, kabone nubwo yabara gukoreye ibiko
ibikomeye bimeze gute bizaguhesha kubabarirwa nawe mu bwami bw'Imana. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo rero dufatanye gusenga Imana. Wenda uri murarira, wenda wabuze igisubizo, wenda urabona inzira uri gushakira Imana iburyo wayibuze, ibumoso wayibuze, wabaye nka Yobu, inzira zayo urabona zakuyobeye, ariko nukuri urufatiro rw'Imana rurahagaze kandi rwanditsweho ku Uwiteka z'abantu be. Imana ibaha umugisha. Ndagushimiye mucunguzi wacu, ndagushimiye bwugamo bw'abera, ndagushimiye wowe usindagiza abasenguka basingiriza ibyo basengeye, ndagushimira wowe ugaba utiganda ukagabira abakwizera, ndagushimira wowe mahoro y'abakwizera, ndagushimira ko watsindiye isoko ryo kuturengera, ndagushimira ko wavuze bikaba, wategetse bigakomera. Izina ryawe nirishimwe. Ndimo nsenga sabiye umugisha umuntu wagize uruhare kugira ngo iri jambo ryawe rishyike ku bantu barikurikiye, ku bantu bariteze amatwi. Humugisha urubyaro rwe, humugisha imirimo y'amaboko ye, humugisha imbuto zo mu nda ye, humugisha ibyo agerageza gukora. Murwanirire amajya n'amaza, murwanirire ku manywa na nijoro, kubera ko yashyigikiye umurimo wawe. Kandi ijambo ryarambwiye ngo abantu babikora babikunze bazahabwa ingororano, kuko abikunze akagira uruhare muri uyu murimo. Ndagira ngo umuhe ingororano akiri mu isi, ndetse no ku musozo w'urugendo rw'ubuzima bwe azabona ubugingo budashira. Urakoze, eza ubugingo bw'umuntu nkurikiye, kandi umuhe imbaraga, umusubizemo intege, umukomeze, umurinde kurambirwa, kandi umwuzuze mwuka wera mwinshi w'imbaraga. Senze nizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ndashoje. Imana ibaha umugisha mwinshi. Nanone ndasaba umuntu wari udukurikiye atarakora subscribe ngo ayikore, ni inkunga ikomeye cyane. Umuntu utaradukorera share nawe yikore, asangiza abandi ubutumwa bwiza, mudufashe kugira ngo bugere kure. Umuntu utaraduha comment nawe ayikore, muduhe ibitekerezo byuko twajya tubigenza, byuko twajya tubikora, hanyuma dusenge tuyoboze mwuka wera inzira, nawe atugira inama kugira ngo tubashe kubagaburira ibyo kurya by'umwuka bidafunguye. Imana ibaha umugisha. Hanyuma wifuza ko dusengana, wifuza inama, wifuza gutera inkunga shene yacu ya Gushima TV, wanyandikira kuri 0782 900 552. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Ciao ciao.